nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze mwe mudukurikirana umunsi ku wundi kuri YouTube channel ya Dev Rwanda. Komeza kugushimira wowe wakoze subscribe ndetse ugakanda kuri ako kazogera kugira ngo ibiganiro dutanga umunsi ku wundi bijye bikugeraho uko bwije ndetse nuko bukeye. Kwibutsa gukora follow utarayikora kuri Dev Rwanda yaba ari kuri Instagram ndetse no kuri TikTok. Uyu munsi inkuru yacu y'urukundo twayikoreye mu gihugu cya Philippines muri Angela City, aho umupolisi w'umwofisiye yakundanye n'umwana w'umukobwa bahuriye mu muhanda. Inkuru yacu itangira ari mu masaha ya mu gitondo, mu masaha agera saa 2 saa 3 z'amanywa, aho umwofisiye yari ari mu muhanda cunga umutekano mu muhanda. Arebye imbere yiwe gatonya hano hari parking, ahabona imodoka yari paritse ariko yari hamaze agahe karekare ihaparitse. Arangije aragenda arayikomangira. Arebyemo neza yitegereje asanga harimo umwana mwiza muto w'umukobwa ufite uburanga budasanzwe. Arangije arakomanga, "Madamu, fungura urugi." Umukobwa ashidukira hejuru ati "Tifungura urugi." Umukobwa arangije ararufungura. Mu kurufungura umukobwa yitegereje asanga umupolisi w'umwofisiye. Umupolisi w'umwofisiye aramubwira ati, "Ese madamu, ni gute uryama mu muhanda ya masaha? Ese yobe ko leta yacu ya Philippines ihana ndetse ikanafunga umuntu wese uryama ku manywa tsorara mu muhanda?" Umukobwa ati, "Ofisiye, mbabarira n'ukuri kw'Imana, ntabwo nabigizemo uruhare, ntabwo nari ndyamye, naguye agacuha kanya gatonya ariko ntabwo nigeze ndara hano muri uyu muhanda. Ubu gutya kano kanya mbonye niho nkiyashika." Umwofisiye mu ijwi rituje ati, "Niho ukiyashika kandi mbona bigaragara ndetse waharyamye ijoro ryose kandi bitemewe nk'uko nabikubwiye." Umukobwa mu gihunga cyinshi ati, "Mbabarira n'ukuri, ntabwo nzongera kuryama mu muhanda. Mbabarira umpa amahirwe ya nyuma ngene, ntabwo nzongera kuryama mu muhanda n'ukuri ofisiye, ndakwinginze." Umupolisi arangije aramureba aramwitegereza amubwira ati, "Nta kibazo." Ati, "Ntacyo bitwaye." Ati, "Imodoka yawe ugende gusa ntuzongere pe, kuko ushobora guhura n'undi atari njye akaguhana akaguha ibihano akaba yakwaka perime yawe ndetse n'ibindi byangombwa byose bikwemerera gutwara, bityo rero ntuzongeye gutwara imodokari ndetse ukaba wanafungwa." Umukobwa mu ijwi rituje ndetse yiruhutse ati, "Urakoze ofisiye, ndetse urakoze cyane, reka njye sinzongera kugwa nanjye muri rino kosa ukundi." Umukobwa agize ngo yinjire mu modokari, yatse imodokari agende, uwari ukuriye wa mwofisiye abaraje ati, "Ofisiye, ni gute wemerera umukobwa nk'uyu nguyu kugenda?" Ati, "Niko mukobwa, ati amakuru yawe?" Umukobwa n'ubwoba bwinshi ati, amakuru ni meza." Ati, "Nta soni umukobwa usa nkaho arifata akaryama mu muhanda igihe kingana gutya?" Ati, "Ofisiye, wamwandikiye ndetse wamuhaye ibindi bihano bigenga umuntu wese waryamye mu muhanda?" Umwofisiye araceceka buri icyo avuga. Umukobwa n'ubwoba bwinshi ati, "Nukuri ntabwo nigeze ndyama mu muhanda, kano kanya niho nkiyashika, narindi kuganira n'uyu mwofisiye ambaza ibyangombwa byanjye." Wari ukuri wa mupolisi w'umwofisiye aramubwira ati, "Ese mukobwa, ayo magambo yose wivugisha waba uzi ibihano biteganywa n'umuntu nkawe waraye mu modokari?" Wa mupolisi w'umwofisiye abwira umukuriye ati, "Nyakubahwa, uyu mwana mukobwa nk'uko abivuze ntabwo yigeze aryamamo hano mu modokari, ahubwo yari yicayemo. Gusa cyagaragaraga amaso y'umwofisiye uko yarebaga umukobwa byagaragaraga ko yamukunze." Wari ukuriye wa mupolisi w'umwofisiye ati asakuza cyane ati, "Ibyo uvuga ntabwo mbyumva." Ati, "Mukobwa, mbare 1 2 3 wasohotse mu modoka." Umukobwa asohoka mu modoka afite ubwoba bwinshi ati, "Amaboko yawe hejuru y'imodoka aho nyabona." Wa mupolisi w'umwofisiye mu ijwi rituje nabwo arongera ati, "Ariko nyakubahwa, uyu mwana w'umukobwa ntabwo yigeze asinzirira mu modokari nkuko nabikubwiye kuva kare." Ati, "Sinzi impamvu uri kumubwira ibyo byose, umubwira ngo azamure amaboko ye." Mu ijwi rikanganye ndetse rikomeye cyane ati, "Ndavuze ngo ceceka kandi wibuke ko ngukuriye hano." Umupolisi w'umwofisiye arangicisha make araceceka aratuza ati, "Wabyumvishe nanone, ndagukuriye, ceceka ukurikiza ibyo nkubwiye. Jya mu modoka y'uyu mukobwa usaka ibintu byose byiwe, dore kuntu agaragara wasanga afite n'ibintu bitemewe n'igihugu cyacu cya Philippines. Kandi numara gusaka ndongera nigarukire aba ari njyewe nisakiriye imodokari. Uranyumva neza cyane?" Polisi w'umwofisiye ati, "Ndakumva nyakubahwa, reka mbikore." Harangije habaho icyitwa gusaka. Ukuri wa mupolisi w'umwofisiye atangira gusaka umwana muto w'umukobwa, ariko mu buryo yamusakagamo byagaragara ko bituyubashye, kuko yamusakagamo kandakanda ku mabuno ndetse akora no ku bindi bice bye by'ibanga bigaragara ko bitanyuze mu mucyo ndetse bidakwiriye ku mukuru w'abapolisi. Akomeza kumusaka ndetse akorakora ku bice bye by'ibanga. Umukobwa bitewe n'ubwoba ndetse n'igihunga yari afite yirinda kugira icyo avuga. Uko uwo mupolisi yakomezaga gusaka umwana w'umukobwa, umukobwa agira ubwoba bwinshi. Arangije abwira umupolisi ati,
nukuri ntabwo nigeze ngambirira kuryama hano, nari ngiye kujya mu rugo. Umukuru wa polisi arangije aramureba ati ese koko uravuga ukuri? Ariko ko yamubwiraga ibyo byose niko yakomezaga kumukandakanda ku bice bye by'ibanga. Mu kumusaka ko yakomeje kumusaka, ati ese mwana w'umukobwa ko ntabona imfunguzo zawe, ikigaragara cyo nuko ibyo navuze ari ukuri koko? Uri homeless cyangwa ntabwo ufite aho utaha, ahubwo ugenda uryama muri Angela City? Ati niba saka imodoka yawe bakaboramo imfunguzo, ndakubwiza ukuri kuri buryame muri gereza. Wa mupolisi w'umwofisiye uko yari ari gusaka mu modoka yiwe yumvaga ibyo umukuriye ari kuvuga, ndetse akomeza gukora yiturije asaka imodoka y'umukobwa, kuko wa mupolisi w'umwofisiye nawe arebye mu modoka y'umukobwa asanga nta funguzo zirimo. Umukobwa akimara kumva uwo mwanzuro ufashwe n'uwo mukuru w'abapolisi agira ubwoba cyane, aravugaguzwa ati ifunguzo zoho abura icyo avuga, ko mu by'ukuri ntazo yari afite. Umukuru wa polisi ati ko ntazibona imfunguzo zawe, wazihishe hehe sera? Wa mupolisi w'umwofisiye arangije atakura imfunguzo ziwe mu mufuka, arangije asohoka mu modoka ati nyakubahwa, ati ngize imfunguzo z'umukobwa yari yazisize mu ibage yiwe, niho nzisanze. Shimye ko imfunguzo nzibonye. Tuye hehe ndetse ubarizwa hehe? Ko mbona isura yawe ari ubwa mbere nyibonye muri uyu mujyi. Umukobwa agira ubwoba bwinshi cyane kuko mu by'ukuri ntabwo yari azi n'uyu mujyi arimo. Wa mupolisi w'umwofisiye barabibonye, ahita yandika agapapuro kanditseho Angela City, bisobanura uwo mujyi bari barimo nyine bari gukoreramo akazi kabo. Umukobwa arangije agasoma ati nyakubahwa, ntuye muri uyu mujyi wa Angela City, ati ndetse nta birometero birebire birimo, ni ibirometero bitarenga 5 kugira ngo ushike ku nzu yanjye ahomba. Umukuru w'abapolisi arangije avuga ati ikigaragara cyo umukobwa ntabwo ndi kukwizera, ibyo uri kuvuga ntabwo ndi kubyumva, ndetse n'iyo nzu uri kuvuga ntayo nzi hano. Ati tugende, nitumara kugenda, ati tugende unyereke iyo nzu yawe koko, nitumara kubona iyo nzu yawe koko unyemeze neza ko aho ngaho ari iwawe. Icyagaragara cyo nuko umukuru w'abapolisi yari yakunze agakobwa, ariko si ubwo gakunda, ahubwo ni yari yuzuye irari ndetse ritangaje utari kubona ahandi. Ariko wa mupolisi w'umwofisiye wari warangiye umukobwa ko umujyi ari Angela City, ndetse akamubwira n'ibirometero kugira ngo ushike ku nzu yiwe ibyo ari byo bigera aho yari atuye, ndetse n'ifunguzo yari yamuhaye. Ibyo byose yari yamurangiye byari biganisha ku nzu y'uwo musore. Umukuru w'abapolisi arambwira ati aho hantu wambwiye hose ndahazi, tugende, injira mu modoka yawe, numara kwinjira mu modoka yawe tujyane ujye kuhanyereka, ninjire mu nzu yawe checking cyangwa se ndebe neza koko niba aho ngaho ari iwawe. Ariko mu by'ukuri umukuru w'abapolisi nta kindi yari agambiriye, kuko amaso ye yari yuzuyemo irari ndetse n'ubuhehesi budasanzwe. Wa mwofisiye mutonya we yagumye aho ngaho ndetse aguma acecetse, kuko nta kindi yari kurenzaho ku mwanzuro w'umukuru wiwe wari umukuriye. Ibyo byose bimaze kuba, umukobwa ndetse n'umukuru w'abapolisi binjira mu modokari. Wa mupolisi aramujyana koko amugeza kuri ya nzu neza ya wa mwofisiye. Umukobwa kuko agize amahirwe afunguye asanga rwa rufunguzo rurahafungura, barinjira binjirana mu nzu. Umukobwa mu ijwi rituje ndetse rinezerewe, kuko wenda yatekerezaga ko umukuru w'abapolisi yuzuye irari ndetse ritangaje, ati murakoze cyane rwose kuba mungejeje mu nzu iwanjye. Umukobwa ajya imbere, kuko dore ko byari byiswe ko inzu ari y'umukobwa, kandi mu by'ukuri nk'uko tubizi inzu yari ya ofisiye. Umukobwa acikomeza kuyobora umukuru w'abapolisi, abageze mu cyumba cy'umusore. Mu kugera mu cyumba cy'umusore ariko ahagera mbere y'uko umukuru w'abapolisi ahagera, ababonye inkweto za wa musore atangira kuzihisha, azishyira akantu kari nk'agatambara. Ndetse mu gukomeza imbere gatonya ahasanga ifoto ya wa mupolisi ari kumwe n'abandi bapolisi bagenzi be, ndetse n'uwo mukuru w'abapolisi bari kumwe, nayo arayubika arayihisha. Wa mukuru w'abapolisi mu irari rikabije ndetse n'ijwi rituje yacururutse bitewe n'uko yari yamaze gushika mu nzu y'umukobwa, aramubwira ati ese mukobwa mwiza, basi wakemera tugasangira agakahwa? Umukobwa ahita abona ko umukuru w'abapolisi hari ikindi amushakaho atari yaketse kuva kare, ahita abaza wa mukuru w'abapolisi ati se koko unshakaho iki? Umukuru w'abapolisi atamubwira ati mukobwa mwiza, nkunda abakobwa bafite taye nk'iyo yawe ndetse bavuga nkawe, ati nakubonye numva ndakwishimira. Umukobwa n'ubwoba bwinshi cyane aramubwira ati ese nyakubahwa, ukunda icyayi kimeze gute? Kirimo isukari nyinshi cyangwa kirimo isukari nkenye, kugira ngo mbashe kugukorera icyayi cyawe nurangiza umvire mu nzu ugende? Wa mukuru w'abapolisi arangije areba umukobwa ati nakunze amenyo yawe mukobwa mwiza, ati ufite amenyo meza ndetse atangaje, ndetse n'iminwa yawe bigaragara ko ari myiza cyane, ati yagaragara nkaho yaba myiza umuntu ari kuyisoma. Umukobwa arangije amwenyura, ariko akamwenyu yari ari kugaragaza kari kujemo ubwoba bwinshi. Umukobwa arangije atayirukankira mu cyumba cya wa musore w'umupolisi. Akigera mu cyumba cya wa mupolisi asangamo imbunda, dore ko umukuru w'abapolisi cyagaragaraga cyoho
yari afite irari ryinshi, byagaragara ko yarashaka gufata wa mukobwa ku ngufu kuko cyari cyatahuwe cyangwa umukobwa icyo yari yaramaze kubona cyoho nuko umukuru wa polisi kuza mu nzu y'uwo mukobwa nta kindi yaragambiriye, yarashakaga kumufata ku ngufu gusa, dore ko yari yuzuye irari ridasanzwe. Umukobwa akimara kubona imbunda ya wa mwofisiye w'umupolisi, akimara kubona imbunda aho wa mukuru wa polisi yari ari muri salo, yaritegereje abona ya foto, abona ya foto wa mukobwa yari yubitse ndetse na za nkweto yari aho yari ari wa mukuru w'abapolisi muri salo yakomeje kugenda areba neza muri salo y'uwo mukobwa. Arebye neza abona ya foto wa mukobwa yari yubutse iriho wa mwofisiye w'umupolisi ndetse nawe yisangaho. Agikomeza imbere gatonya akomeza kureba abona n'inkweto za wa mupolisi kuko yari yubuye ka gatambara wa mukobwa yari yorosheho. Arangije yinjira muri cya cyumba cya wa mukobwa aho yari ari, wa mukobwa yamaze kubona imbunda. Yinjiramo ari guseka cyane ngo ha 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 ha. Agace kacu ka mbere ni hano tukarangirije. Komeza gukora follow kuri David Rwanda, ukore na subscribe, ntabwo biri butinde cyane. Agace ka kabiri ejo kazaba kabagezeho.